wabyihoresha wa muhungu amashuri yaranze ubu nagiye no guhiga akazi ko kuvidura we sinone nabyo byaranze ubu ngubu negereje ko leta yavuga ati dukeneye abantu bajya mu gisirikare nibyo ngibyo. Igisirikare ushaka kujya mu gisirikare se ushaka ufite angahe yisumbuye we atatu urayafite? Reka mbwire Satani, reka mbwire nuze we, reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Hangiza amahirwe ndakubona isutiya yanjye iri he isutiya wampaye mba muko ukomeje kunkaraga hiryo zuru ntahita ndimena aka kanya dore ngiri ngaho rimene Jesus hakushaka ko kudakubita imbwa byarura umusega umuntu ugiye kugukubita none akanga kubyo na nyoko nakubona ahita kwara ndaje nze ngukubite iyo sutiya nzaye gusangisha mu bitaro dore kandi ngukubite ibyo ngura ngo ntabwo uzamereza byanga soni karanze by'amakanije agenda kubisa Apostle we have this Rono ariko se nkamwe muri kurwana hano kumvira urambona ngo icegera igihugu cy'Igihugu agatangazo kangana gutya nanisha mu gisirikare none muraho Rono ibintu webya n'ibyo uri kuza utubwira aramisuti yanjye we mwese bagira inama wowe ufite amashuri angahe njye nagarukiye mu wa kane naho wowe siniyasigize ndabanyumvira mu gihugu ari mwebwe gikeneye none muri kwirwa mu Rwanda muri gupfa amasuku reba nk'ubu ku kagari bari kwandika abantu bashaka kujya mu gisirikare uri kugenda bakakwandika urupapuro none ukakijyana kandi akagisinya ejo ukazajya kanya barimo kwandika cyane rwose bamubwira nanjye kwitegura nanjye kwiyandikisha njye mu gisirikare ariko nimvayo ahangana none se ku nama mbahaye ntabwo mbabangana dore ubu nanjye niho ndi kwerekeza mushaka mwaza tukajyana tukajya kwiyandikisha noneho bakaduha igipapuro tugishyira fanda akagisinyaho cyane rwose tugenda hanagura inkota yagera fana vuba ubu ngubu dore ubu nagiye iravuba senyi Yumvira akadage ndagazwe vana iki gikweto hano we wantanze ntabwo wananze bro ubu urashyira hano igikweto uravuga ngo ngukire ngo wantanze ubu ngubu uzi none hangoze icyo ndicyo wowe what ibi ni ibiki soma hano wowe gira vuba we kadage ubu ngubu iri ni kosi y'abofisiye we unagiye ngiye ndi umusirikare cyo y'ingabo z'igihugu se bro wiza ngahe ko mbona ugiye kugenda muri ba rushari soma we kadage wowe warize iri ni kosi y'abofisiye ubu ngiye kujya mu gisirikare ngiye ndi umusirikare ingabo y'igihugu we wakagabo nonge kubona ukora kuri ukweto mitse nkumena itara hanagura we pete gira fast we hanagura ukweto vanagiye ngende umusirikare ingabo y'igihugu dore ndukoreho sha ako shawuri wakubitwa shawuri wakoze kose wowe kubita what hanagura ukweto shaka ureka wowe urahanagura hanagura ukweto banza hanagura atamigende nge naje nageze hano kare mwana wande kwiye nakwica mwana wande kuza uko ngiye kujya gukora kose uziko nanjye ariho ngiye mbere yo kuza umbwira ngo bakubanze nahageze mu gitondo ngo none bakubanze wowe kandi ndakwica mwana kandi ngiye ndakwica mwana banza urumva iguteruye urumva inzovu iguteruye mwana wande kwiye mwana ugiye kwikosa mwana basi reka twe kugira intambara ariko ni ngiye babanza guhana je babanza tugende bureka akira wowe uretse kadage banza hanagure iyi side bag nakubwiye tuza wanyu bariyahuri You supposed to be a dinner man serving dinner to the students in the secondary school. It was at this moment that he knew. Akebe god turabira bigabo byari biri gupfikira ariko se ko numvishemo ibintu ngo by'amakosi sha ntaga ngiye wagoma ku muhanda nanje ubona hagiye reka vuba
You're supposed to be a dinner man, serving dinner to the students in the secondary school. Mwese ku murongo. urimo satani ntabwo ari gusa Ndi kubabona hano mwese mwitabiriye. Mwaje gukora iki? Ndi kubonamo n'abashumba. Wewe ibigofero. N'ibiki witwaje? Grenade zo kunuriza. Ndabibona. Hari beef mfitanye nawe. Wewe ibigofero gwino banguka. Waje gukora iki hano? Abonye baza fani. Abonye baza. urimo satani ntabwo ari gusa Rwanda wambabariye ko mbabariye Hari ikintu ngiye ngutwaye. Ndi kubona hari ikintu ngutwaye. Afande dore imuvunira gwinguyu ni korodoni. Ari kumanagurira inkweto mu kanya wavuna umuntu afaye. Kumbi. iwanyu bariyahuriye Babonye n'abakorodoni. Ukora uhe mwuga. Ngwino ngutume wacu ngwino. urimo satani ntabwo ari gusa Komeza unsekere ndareba wariboroshe. Urabona nyine kureba amenyo yawe. Urabona useka neza rwose. Komeza useke. Rwose. Asafani Ramos muri kiko fanya nazo mbere yanyu kikosi by'abofisiye utangiye kumukaza. Akazuje imiteto yanyu kuyisiga iwanyu kuko bibaye ngombwa ko tugutuma kumwica n'umutwe wawe uzana. Sindabibona. Uri banzaniye mu n'abapapa cyangwa kukubona ibyo n'ibiki wateze mu mutwe gwino hano. Afane nakubeshyuye ni papa cyangwa niko bamwita papa cyangwa. Papa cyangwa genda. Kare we bashaka surana njye hari ibyangwe nambaye. Kwanga kuza mwisangira aho ngaho banguka gwino vite vuba. Icyo ni igiki wambaye. Kiri usize ni igiki. Abandi batwara sire bag wo gatwara indaya. Cyara hasi kumanyuka. Ibiki wambaye. Ibiki. Afande ntakubeshye uri mubi nkuko usape. Urankandagira umpora ikigugu. Ndabizi ko ndi mubi. Ndabizi ko neza ko ndi mubi pe ndabizi. Ariko niza guteretsa ntuzamumi. You're supposed to be a dinner man, serving dinner to the students in the secondary school. It was at this moment Iba ngaka. Reba utuntu wiyambarishije hano waje ku mazi. Uri gusara uri kujya ndi kukubona uri kwiruka rwose. Winjijemo hano naguhamagaye. Naho ngiye afande, naho ngiye pe. Safande ko nshaka kunyara ndanyara he. Ngwino mwereke banguka mwereke. Ushaka kunyara. Uretse wanyutanyara. Aha ngaha ari buje kurangiriza ibibazo byose by'iwacu. Kuzuza tuwarete zacu gusa nta n'umumaro. Reba ngaka. Reba utuntu wiyambarishije. Hano waje ku mazi. Waje mu ikosi ntabwo waje ku mazi. Waje kurobesha fande. Waje kurobesha fande we murezi. Waje kurobesha fande. Tagasuzugura. Nundi nguyu ndi kumubona rwose yaje kuba rasta hano. Wambaye ubuherena bakwitande. Je banyita Mukandori. Sawa Mukandori we waje gukora iki hano Mukandori? Naje mu ikosi ry'abofisiye. Afande kukubeshya ikosi ry'abofisiye ntago ari ryo ngo nijyanye. Ngende umusirikare n'ijyanye ni ngabo y'igihugu afande sibyo se? Nge ikosi rya gisirikare y'abofisiye nijyanye. Uri umusirikare. Ndi umusirikare ngabo y'igihugu. Uri umusirikare ngabo y'igihugu. Utari waca no mu ikosi. None se bamama. Utari wambara uniform. urimo satani ntabwo ari gusa cyangwa mugatiri. Asafande wakize miyaga. Mwese. Musurumot. We ntabwo ufite igikoma mu mutwe. Asafande wamvunye umugongo urashaka n'ukunyi. Ibyangombwa hejuru naho akagari k'abasinyi. Umwe azana hano mbere. Mbere na mbere nizere ko nta muntu waje udafite icyangombwa hano.
Murishimye cyane ejo duhure mu gitondo. Kanyura inyuma fari. Haza undi vuba. Afande ndakagutera ibisasu ngiye ntabwo nakibura reka. Uraganira ibisasu. Cyangombwa mbaye uraganira ibisasu. Ushaka kunera ibisasu. Icyo kintu cyagushimisha zamura icyangombwa mbese. Nditeguye afande uzaze wariye ku biryo bya nyuma kuko ushobora guhita upfa. Genda we mbese nkundi vuba. Sawa masera we nawe ushaka kuba umusirikare ndabibona ariko duhure ejo mu gitondo tugambo tuzashira. Komeza zamura icyangombwa cyawe tugambo uba ufite turutukungana. Zamura afande dore nguranyishe rero. Ntabwo nakwica arabura iki afande nakubeshye rwose inyoni zakijyanye. Inyoni zakijyanye ubu ngubu ndakubabariye ishime ndakubabariye ishime ukaba waje gukora iki hano? Waje gukora iki? Ejo ugomba kuza wacyujuje duhurire kuri tete kuko nta miyaga nzagushyiriramo na nyoko wakubyeyi yakohereje hano. Zamuka hano mbese Gerenade shaka kunuritse shaka gira vuba icyangombwa cyawe ugiye guhaturura urimo satani ntabwo ari gusa. Ngwino hano banguka we banguka vite ibi ni ibiki waje hano kurya ndabibona rwose waje kwirira Fana ejo ni umunsi w'irayidi rwose nabonye gusiga isahane mu rugo ipirawu nzayifatira mu gisirikare rwose afande. Nyegera hano ngutumi wacu gwino wowe ndakubabariye wigire ikibazo kiri isahane yari hasi ndakubabariye. Tanga ijambo rya nyuma ryawe kuko ejo ku ikosi ushobora kutagaruka. Sezera ku babyeyi babwire bakuguriremo. Halo mama. Teka ibiryo byinshi cyane kuko fonda ari kumbwira ngo ntago nzagarukara. Byiza cyane. Jesus.